Ndagusuje udahwema kudukurikirana umunsi kundi hano kuri Movie Recap Rwanda. Twongeye kugaruka n'akandi kabanga kabisa. So guys, bihanganisha nari maze iminsi nari kuboneka ariko nongeye nagarutse tugiye kongera kurya show. So nagusaba gukanda subscribe, share na comment, mushishikariza kureba izindi video nyinshi nimba waracitswe. Dufiteho video nyinshi, nimba ari ubwa mbere rero nagusaba kugerayo ukabanza ukareba uko bimeze, ugashyiraho comment yuko bibona, then ugakanda no kunzogera kugira ngo mu gihe dushyize indi video nshyashya usaza ubasha kubimenya bikoroheye ku buryo ki YouTube itikohereza notification ikubwira yuko twamaje gushyiraho indi video. So ngewe utegura nkana kugezaho banyita Muhire Jordan. Reka dutangire story yacu y'uyu munsi. Tuyitangira batwereka yamazuye kera, yamazu muzi namwe nkuko muri kubibona, yamazu aba yubatse asakajwe ibyo bita amategura, ndakeka mubizi neza. Iwana bigaragara ko agastori k'uyu munsi kacu karaza kuturyohana. Batwereka umwana mutoya, umwana ufite porte-à-manger, ni twa dusahani bakoresha babikamo ibiryo kugira ngo bitaza gukonja. Afite n'igicupa cy'amazi bisa nkaho ari kwerekera yinjira mu ishyamba. Kurundi ruhande batwereka umugabo uragiye intama, umugabo wambaye isengeri y'umweru n'agakabutura k'umukara nkuko muri kubibona, afite inkoni asa nkaho nyine ari kuragira intama ze hafi aho ngaho. Batwereka ingwe iri aho hafi aho uyu mugabo ari kuragirira zino ntama ze. Komeza kubona umwana nawe yerekera mu ishyamba, akomeza imbere na porte-à-manger yiwe na cya gicupa kirimo amazi, ariko dukomeza kubona n'umugabo nawe akomeza kuragira intama ze. Atwereka yangwe nayo bisa nkaho iri hafi aho ngaho aho uyu mugabo ari kuragirira, nimba atari hafi yaho wa mwana ari kunyura. Nkuko bigaragara ko uno mugabo afite intama nyinshi cyane rwose. Nkuko muri kubibona ku mashusho, batwereka wa mwana nanone akomeza yerekera imbere. Ntituzi ngo umwana ari kwerekeza hehe, ntituzi ngo umwana ari gushaka iki muri rino shyamba, ariko uko tugenda tureba turagenda turushaho gusobanukirwa. Nimba utarakanda subscribe nagusaba gukomeza kanda, nimba utarayikanda no kuyikandaho. Nimba ari ubwa mbere udusuye urakaza neza mu muryango mugari. Tubona wa mwana yinjiye mu ishyamba bisa nkaho ari guhamagara ngo papa. Umugabo aramwumva, arakomeza aramubwira ati ndi hakuno. Umugabo aza kureba se ninde uri kumamagara, ariko bisa nkaho yumvishe ko ari umwana we uje kumureba. Bigaragara ko no mwana uyu mugabo ari papa wa kano kana kari kamugemuriye, kari kamuzaniye ibyo kurya. Baricara, umugabo afungura ya porte-à-manger kugira ngo arebe ibiryo ifunguro umwana amugemuriye. Umugabo rwose hafi aho ngaho batwereka yangwe isa nkaho iri kwegera hano hantu bari. Bakaraba intoki gahoro neza cyane. Barapfundikira bisa nkaho bagiye gusangira, nyine bagiye gufata ifunguro.
ifunguro ari nako cya gisamagwe. Bamwe bakunda gushyira muri comment ngo ni igisamagwe, ariko ngewe nzi karingwe nzi karingwe riba atari hafi aho nyine bakomeza bafata ifunguro umwana na dadi rwose bisa nk'aho ibiryo rwose biryoshye ewana, barakomeza bararya nta kibazo bafite. Hakurya batwereka yangwe iri kubitegereza, bisa nk'aho iri kubarebera hafi aho ngaho rwose atari kure cyane, bisa nk'aho nayo ewana isa nk'aho ibonye icyo kurya. Reka dukomeze turebe aho bishya bishyira. Aho umugabo bisa nk'aho asoje kurya akaraba intoki yanagura ku munwa, akarabya n'umwana we asoma ku mazi, bisa nk'aho yangwe ubundi still ikiri hafi aho ngaho. Afunga kagaporta manje agahereza umwana we n'icupa, barahaguruka. Ahita abwira umwana we ngo ngaho bugiye ndaje. Umugabo akomeza kujya kureba za ntama ziwe, ari nako batwereka yangwe nayo iri ku ewana ururimi iri nawe uko muri kwibona nyine. Umwana bisa nkaho wasubiye mu rugo atashye nyine, arakomeza imbere arimo kugenda asubira nyine mu rugo kuko yari amaje kugemurira se, amajije kurya se akomeza kuragira. Umwana nawe akomeza imbere yerekeza mu rugo. Ni nako batwereka yangwe nayo isa nkaho iri hafi aho ngaho, batwereka intama ziri kurisha. Umugabo nawe akomeza nyine kuragira intama ziwe. Batwereka umugabo yicaye hasi, batwerekana yangwe bisa nkaho nyine iri kumusatira atabizi, iri kumureba. Umugabo agira gutya arahaguruka, ari kugenda gutya ewana yangwe itimukururira mutarukira. Ari nako agastori kaje kuri uyu munsi karangiye, isi mutarukira nyine birumvikanira mwanjama. So nihaza part 2 yayo nzayibagezaho. Ntagusaba gukanda subscribe nimba utarabikora. Nawe wabikoze uri w'agaciro cyane kuri twebwe, warakoze cyane. Ngewe utegurana kugezaho banyita Muhire Jordan. Nkuko nakomeje kubibabwira, hari utundi tuntu nakomeje kubategurira. Nkuko mwabibonye namaje gushyira hanze ya movie y'Abatanzania, kandi abantu bakomeje kunyereka yuko bayikunze batanye no kunsaba part 2. Nimba utarayireba waracitswe kabisa, ni akamuvi gafite story iryoshye cyane, nagushishikariza kugeraho kugira ngo karebe ewana. Sawa rero, tuzasubira ubutaha. Imana ibarinde, Imana ibahe ku mafaranga, ibintu bikomeze kugenda neza. Bye bye, ndabakunda. Ciao ciao.